Ikintu cya mbere rero ugomba gukora mbere yuko ujya kugura telefone ya okaziyo, manza ucekinge iki kintu ngiye kukwereka. Manza usuzume neza witonze, nta kiba kikwirukansa mbere yo kwishyura uyu muntu ugiye kuguha telefone, kuko aba ari kukubwira ngo iyi telefone irakora neza, ni original, ariko reka nkwereke uburyo ushobora kubyitestingira ukareba koko iyi telefone ese ikora neza. Mbere yo kugura telefone ya okaziyo, manza ukureho urugi. Manza ukureho urugi uko byaba bimeze kose, manza ukureho urugi urebemo imbere. Urebemo imbere kuko telefone nyinshi buriya nubwo haba hariho urugi ziba zibitse byinshi imbere. Hari igihe ziba zirimo insinga, hari igihe iba yarakozwemo cyane, ariko buriya iyo ukuyeho urugi nibwo ubasha kumenya ati telefone ngiye kugura ifite imbere hameze hate. Mbere na mbere manza ukureho urugi. Manza ukureho urugi rwose, ntazakubeshye umuntu uzajya kuguha telefone akubwire ngo izi telefone zikoranye na batiri ntabwo ngo zivaho urugi. Urugi ruvaho cyane kandi 100%. Emera ukoresha urwara rwawe, banza ukureho urugi mbere yo kwishyura iyo telefone waba ugiye kugura. Urabona telefone yacu ngiyi twayikuyeho urugi. Ese ni iyihe mpamvu dukuraho urugi? Kugira ngo tutestinge turebe ko telefone yacu yabasha kuba ikora neza. Dore impamvu ya mbere, uba ugomba kureba yuko telefone ugiye kugura irimo amavisi yuzuye. Icyo ni ikintu cya mbere. Tugiye nko kuyigura, urabona nta mavisi arimo, iyi telefone nta hantu na hamwe harimo ivisi. Rero umuntu akajya kuyikugurisha, yarangije akakubwira ngo telefone yanjye ntirakorwamo na rimwe, iyi telefone ntirakorwamo, kandi ari uko utabashije gukuraho urugi kuko uri kubona ubwiza imbere. Noneho urabona inyuma niho turi gutestinga kugira ngo turebe ubundi se telefone yacu irasa gutema inyuma mbere yuko tuyishyura. Ubundi telefone iriho vierge iba vierge kuri izi zitavaho urugi cyangwa izi zikoranye na batiri. Vierge ibiri hejuru no hasi. Vierge ni iki? Vierge rero ni twa dupapuro tuba twometse ku mavisi twerekana ko telefone itarakorwamo. Nyamuneka ugikuraho urugi ugasanga telefone ntirimo amavisi, ugasanga nta dupapuro twa vierge turiho ku mavisi, ujye umenya ko iyo telefone bayikozemo, nyirayo yari yambiwe, arimo arakubikaho urusyo. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba gutestinga. Reka tukirebere no kuri iyi. Reka tukirebere no kuri fone iyo ariyo yose mbere yo kuyishyura. Manza wikureho urugi umenye amakuru. Urabona urugero, iyi ni telefone nyirayo yakubwiye ngo ntirakorwamo, rwose ni ukuri ntirakorwamo. Urabona iyi ni vierge. Iyi ni vierge, urabona kano gapapuro niko kakwereka ko telefone itarakorwamo. Nubwo abatekinisiye dushobora gufungura iyi telefone, kagapapuro tukagakuramo neza twongera tukagasubizamo, ariko ntacyo bitwaye kuko urumva ko iyo telefone iba yarafashwe neza bishoboka. Ubwo rero iyo umaze kumenyamo imbere hawe, nta kindi uhita ukora, ihita usubizamo urugi rwawe, uhita urusubizaho. Ubwo imbere hawe ni wowe uba wahamenye, niba wahashimye cyangwa wahanenze ni wowe ugiye kugura uba ubizi. Ubwo rero urabona iyo tumaze gukuraho urugi, urabona telefone yacu twakuyeho urugi nyine, twakuyeho urugi, tugiye kureba icya kabiri. Ese iyo umaze kumenyamo imbere ubundi haba hakurikiyeho kumenyamo iki? Noneho urabona telefone yacu iyo tugiye kuyitestinga ko idashyuha, icyo ni ikintu cya kabiri tugomba kwita dutestinga. Uba ugomba kwita utestinga ukumva ko idashyuha. Telefone yawe nta kindi ushobora kutestingamo uburyo ishyuha. Fata telefone yawe uyifatiye mu kiganza gutya, uyipfumbatizemo amasegonda 10. Ikiganza buriya umubiri ni ikintu gishobora gukurura na telefone ikaba yashyuha, nubwo waba utari kuyikoresha uyifatiye mu kiganza gutya gusa. Telefone yawe nifata gutya ukahita wumva ishyuhiye mu kiganza, ukahita wumva iratuye, umenye ngo ese iyi telefone nimfungura internet biragenda gute? Iyi telefone ninkina game biragenda gute? Iyi telefone ninjya kuri TikTok noneho irashyuha iratura. Nufatira telefone yawe mu kiganza gutya ugiye kuyigura, yipfumbatize amasegonda 10 gutya mu kiganza, niwumva idashyuha
idashyushye umenye ko iyi telefone idashyuha. Niwumva ishyushye umenye ko izagutwika ndakurahiye. Niwumva ishyuhagamo gake uvuge nyine ngo umenye ko iyi telefone yawe iraba ishyuhamo gake. Icyo ni icya mbere. Ni icya kabiri. Icya mbere nakubwiye ko ukuraho urugi, icya kabiri nakubwiye ko utestinga ko idashyuha uyipfumbatije mu kiganza amasegonda 10. Icya gatatu rero, iyo ugiye kugura telefone yawe uvuye kuri icyo cyo gushyuha, uba ugeze mu buryo bwo kujya gutestingamo ibirimo imbere. Noneho utestinga ibirimo imbere. Noneho ibirimo imbere tubitestinga gute? Uhita ubanza ugacuranga, wamara gucuranga uhita wumva amamikoro neza uko avuga, ukumva ko amamikoro atasaraye, ubundi ukamariramo volume koko, ubundi ukumva ko amamikoro ya telefone ugiye kwishyura avuga neza. Icya kane, uhita uhamagara. Urahamagara kuko buriya telefone igira mikoro ebyiri, igira ino mikoro y'amajwi, ikagira na mikoro y'umuziki, ikagira na taranzimita, ubwo kumva ni mikoro 3 kwanza. Rero iyo udashaka guhamagara cyangwa udafite amayinite, uburyo ushobora gukoresha recordinga. Uhita ujya muri record ukarikodinga, ubundi wamara kurikodinga ukahita playinga rya jwi ryawe recordinze, ukumva ko rivuga neza ridasaraye cyangwa ririmo umuyaga kandi uri ahantu hatari umuyaga. Uhita umenya ko iyo telefone mikoro yayo ari nzima kandi nta nyiramubande urimo. Icyo ni ikintu cya gatanu ugomba gukora mbere yo kwishyura telefone ya Ocasio ugiye kugura. Icya gatandatu rero, telefone yawe ishyire kuri charge byibuze hagati y'amasegonda 45 n'umunota umwe. Apana bira byo kujya gukozamo gutya, shyiramo charger yawe rwose witonze hagati y'amasegonda 45 ndetse n'amasegonda n'umunota umwe. Telefone yawe iyo uyishyize kuri charger uba uri gukora uburyo bwo kureba ko yinjiza byibuze mu munota umwe, ishobora kuba igiyeho rimwe cyangwa kabiri. Rero ushobora kwita ukozamo charger gutya ugasanga telefone yawe nubwo uyishyize kuri charger ikwereka ko yinjiza, ariko ikaba itafata umuriro cyangwa igafata umuriro bitinze. Rero hagati y'amasegonda 45 n'umunota umwe telefone ibigiyeho rimwe, ikakwereka ko iri gukora nta kibazo. Icyo ni ikintu cya gatandatu ushobora gukora mbere yuko wakwishyura telefone ya Ocasio ugiye kugura. Rero icya karindwi, gerageza testing ikirahure urebe ko imyanya yose ikora, urebe ko ikirahure cyose gikora neza, ndetse urebe ko ikirahure kitikoresha. Ujye ugerageza umanura uzamura ureba ko ikirahure kitikoresha. Nubasha gukora ibyo bintu nkubwiye ukabikora step by step, uzagura telefone yawe neza ku buryo itazagutesha umutwe. Telefone uzagura izakubera nzima kandi izaguhira kuruta telefone nshyashya. Niba iyi video ari kigufashije, jya ku mbuga zacu za TikTok, YouTube ndetse na Instagram, twese Isomo Tech, ubundi udusapotinge, udufollowinge, ukore subscribe. Urakoze cyane.